winunga intoki ntabwo allow me to learn reka ngeri yongera uraza kumvyo amahitamo ye kujya mu ikipe ya Rayon Sport batekereje kabiri n'abamufashije muri deal kujya muri Police n'ibyo uzakina Confederation ariko se n'ingaruka ya pressure nzayigumaho icyo ni kimwe mu bintu nubwo hajemo n'amafaranga ariko n'ikintu batekereje ukwezi kumese kuzarenga kubera iki ukwezi kwa munani no kwa cyenda kubera iki raundi ya mbere byakabika ya kabiri wayitega iminsi wayitega iminsi yayajyamo rwose ni raundi ya mbere yayajyamo raundi ya kabiri mu kwezi kwa cyenda ushatse ntiwayitega iminsi icyo kinaga ari cyiza umva radio tusigamo akarumu Over my brother naga conseil gatoya as your brother oya ma conseil gani zana fact oya para kuti aonga para kuti aonga batatu muri kiperoshi opinion ariko ugomba gusigira rumwe exit what if wayajya muri football man ntabwo akari ikintu kuri radio ngo ntibashobora bagiye bazagaruka ntagera bakoze radio buretse gato ngwereze fact yanjye sibyo equipe ya police urekutwaza ko police yakujya amatsinda bitabo buretse gato sorry tukanyumva bazde kwa reka twumve fact equipe ya police FC fact buretse gato ariko tuzi nk'ikipe idafite experience mu mikino nyafurika itaragera kure urabyumva amahirwe menshi nuko izakina meza biri kubera iki round ya mbere ya Confederations Cup round ya kabiri ya Confederations Cup amatsinda bije cyabari nk'igitangaza icyo gitangaza nicyo ugomba kubikira kakarungu rero ntabwo matsinda ariyo yakuru umukinnyi ngo tuzakina imikino nyafurika yumve ko ari cyo kintu cyagena ahazaza ha saison yose kandi amahirwe menshi ashobora gukina Confederations Cup ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri bikabirarangiye yes ariko ntiwavuga ngo ntabwo ari hakana ko twashakaga nuko ushyiramo iyo ngingo okay twese turayishyiramo gutatu tumyengera iyo oya statement yawe ushaka kwemera winunga intoki ntabwo opinion allow me to learn reka ngeri yongera uraza kumvyo it's okay it's fine okay birashoboka icyo niyo yaba ari make ariko before waruvuze ko reka ngeri yongera icyo nashaka kuvuga nuko ntabwo umukinnyi wabyumvise inama wayumvise ni byiza reka nisoreza yego tukomereze ahantu muri transfer ndumva neza ariko jyana n'izi mpungenge ese Rayon Sport yamaze kugura oya Rayon Sport ntabwo yamaze kugura ariko navuga ko muri departement ya Mediane hagati mu kibuga navuga ko bamaze kuhuzuza kugera kijana ku ijana kubera ko bafite abakinnyi benshi bafite ba nimero 6 babiri bafite Majaliwa bafite Safe bafite nimero 8 mwiza twari Shari bakagira Fabre nimero 10 bakagira Kero ushobora gukina nka nimero 10 no ku ruhande Mediane navuga ko niyo pe iruzuye ahantu Rayon Sport ikeneye kuramforsa muri defense nubwo yamaze kubona Ambolenga Fitina ujya gukina ku ruhande rumwe na Serumogo haruzuye kuri gatatu bafite Ganijuru bamaze kongera amasezerano bakagira na Bugingo Hakim naho haruzuye defense axe central ni wakira akazi gakomeye kubera ko bakeneye kongera amasezerano uwitwa Nsabimana Aimable ntabwo arongera araza kongera vuba ya makuru mfite namara kongera amasezerano bakeneye undi mu defenseur w'umuri deruza kubaramforsa kuko ntabwo agendera kuri mitima na mugenzi we Aimable sezo yose bakeneye undi mu defenseur icyo ni ikintu cy'ingenzi urumva ko muri defenseur kuri 80% nibura muri attaque noneho mu gusatira ntekereza ko nta bakinnyi Rayon Sport hafite uretse Keve dutekereza ko azahingirwa ku ruhande rumwe ariko nta wundi mu winga Dometien ku rwego rwiza bafite nta na rutayizamu bafite kuko Charles Bar simubara tekereza ko nje ntitaye ku cyo bari gutekereza bakeneye mu winga mwiza uryana uri ku rwego rw'abawocera bakajyana rutayizamu mwiza equipe kaburuzuye reka ngukorere mu ngata
sinzi nimba ijambo ry'ikinyarwanda nkoresheje ari ryo rwose gukorera umuntu mu ngatari n'igihenge naba mbivuze wenda ari no gukubita umuntu nk'urushyi ariko reka ngukorere mu ngata ubwo n'iki gukora umuntu mu ngata si ukumwirira se no gukomereza ko byari ariko urumva ingata irikorera ibyo umuntu reka gukorera mu ngata no kumufasha okay ndumva binaryoshye ahubwo rero nkoreye mu ngata Lorenzo Rayon Sport umva uko igiye kugura none abanyamahanga Rayon ifite abakinnyi babiri babataka ntaga rumwe ubundi Lorenzo barabara ko umuntu yitwa Charles Bare azakina ku ruhande barabara ko bazagura abataka babiri nimero 9 kandi bose nta munyarwanda numwe urimo n'abanyamahanga Patrick namenye yakoze urugendo ajya muri Senegal gushaka abakinnyi babataka abanagana n'abakinnyi mu karere hari umwataka w'ikipe ya Uganda Cranes ukina muri KCCA witwa Mohamed Shaban bavugishije ariko arabahenda ashaka kongera amasezerano vuba muri KCCA niba wenda leta mwaye byo yayisabye Rayon iravuga ngo by record club record muri transfer ngo izagura bwa mbere mu mateka umukinnyi winjiye ku gaciro ka miliyoni 50 ikumbi 50 by'amadolari which means ko ari miliyoni 60 z'amanyarwanda bwa mbere mu mateka ya Rayon Sport ngo nimero 9 uzagenderwaho navuga wa wundi uzajya ubanzamo azagurwa ayo mafaranga bavuga ko undi mukinnyi uzaza azaba hagaze byibura agaciro ka miliyoni 20 z'amanyarwanda n'ibihumbi 15 by'amadolari nuko umwataka usimbura uwo ubwo n'umusimbura w'umwataka bavuga ko bazagura umuwinga uhagaze agaciro byibura k'ibihumbi 35 cyangwa 40 by'amadolari ayo mafaranga Onana yarya ni Fregent baramurekuye Onana yarya kagaruka kurara hari Rayon Sport ngayo mafaranga rero yakora hero Renzo Rayon irabara ko ifite amafaranga miliyoni 85 amaze gukoresha muri aba bakinnyi bano bamaze kugurwa barabara yuko rero hasigaye miliyoni ku mafaranga bizeye hasigaye miliyoni 150 kuko bagomba kubona amafaranga asiko n'amafaranga atapandwa barabara ko ayo mafaranga azagura abo bakinnyi batatu hanyuma bakabara ko amafaranga azagura umudefenseur nayo azaba ari muri 150 ubwo bakaba bane none urambaza ku kibazo Lorenzo waruvuze ngo none kongerera bano banyarwanda bandi barimo ba Aimable Sabimana n'abandi niyo mpamvu banze gukina match baravuga ngo Rayon Sport Day izada amafaranga atari munsi ya miliyoni 200 naba n'amacyate ntituzabara mijana atera tuzayaterura tuyajyanyegize muri aba ngaba bari basanzwe muri Rayon Sport hanyuma harimo n'umuzamu agomba kugura bien muzamu Patient wa icyo navugaga ni kimwe ni mu mari impungenge abareyo barimo baravuga ngo ni Ombolenga waguzwe koko nibyo ariko warekuwe n'ikipe ya Mukeba ni mutubwire ubukaka n'ubushongore mubonamo ku buryo twamufata nk'umukinnyi w'igitangaza uje muri Rayon aho ndagwamo neza rero Nena mbere nyine nicyo nashaka kuvuga ku bintu byaramukuriye no kujya muri equipe ya Rayon Sport ntekereza ko na ambition y'ikipe y'igihugu muri equipe y'igihugu zirimo mwabonye ibintu byabaye ku equipe y'igihugu Amavubi yahamagarwaga muri qualification y'igikombe cy'isi mwabonye umutozo buryo yagiye ari kura abakinnyi mu by'ukuri atitaye ku kintu cyacyo cyose atitaye ku izina mwabonye uburyo yari kuye Muhajiri yamujyana muri Cote d'Ivoire na South Africa ntekereza ko mubizi neza ko amafaranga abakinnyi bahabwa muri equipe y'igihugu azamutse umukinnyi uhoramo ahamagarwa n'amafaranga ashobora gupangira kuri inshuro ko bakubwira ko mu mikino ibiri bakinnye iheruka bashobora kuba mu mukinnyi yabonye 6,000 by'amadolari amafaranga menshi cyane n'amafaranga menshi ibaze mu mwaka ugize ayo mafaranga yahawe inshuro ebyiri ni amafaranga aruta rekritoma ya bamwe mu bakinnyi benshi bakina no mu cyiciro cya mbere so equipe ya Sport najyamo agafatisha umwanya agakina mu buryo buhoraho ni kimwe mu bintu bizamugumisha muri equipe y'igihugu nibura indi myaka 2 myiza icyo ni kintu abareba equipe ya Police FC nkuko nayivugaga ishobora gukina imikino nyafrika yego ariko iramutse igize deception ikavamo hakiri kare ikagaruka muri champion ikongera kuba ya Police y'amashami nyo twabonye muri saison biragoye ko umukinnyi muri Police FC yaza agashinga muri equipe y'igihugu au contraire muri equipe ya Rayon Sport abakinnyi ubona basanzwe no ku mikinire usanga muri equipe nationale bayigumamo nkabonye Iraguha Haji muri equipe y'igihugu buryo atekerezwa cyane so
kuri izo ambisiyo za ekipe y'igihugu umwanya waracyawufite aratekereza ko ashobora kuba akifite n'imyaka nk'ibiri myiza ntekereza ko ekipe iwumurindira mu gihe aba akina mu buryo buhoraho ni ekipe ya Rayon Sport kurusha n'ikipe iyo ari yo yose yego nibyo abavuga ko nanjye n'umwanya Lorenzo ibyo avuga nibyo abavuga ko nta kintu kikirimo nabo baba bakabije twibukiranye ko uyu mukino wa ekipe nasiyonari 28 uhoraho kandi umwanya we yarawufashe 28 ariko afite 30 muhajiri ubivuga neza umutoza Torsten w'Amavubi yarabahamagaye bano nyine bakina imbere mu gihugu hataraza pro yakabwira muhajiri ati Dukiri inama wa petit frere bawe urumva abazungu babizi ibintu nyine abamureba nabambwiye ngo Ombolenga afite 28 niyo yemwe nabambwiye ngo Mahadra afite 30 burya Mahadra nta myaka yagabanyije ngo ni 30 kabisa none ngo mu bintu bibabaza Mahadra Lorenzo ngo aravuga ngo naba mukuru naruta Ombolenga baraziranye n'abakolege wenda imyaka tubiretse ntago ari 28 yabaho dukeya turengaho by'umupira nyine ntiyabura nka dutatu yakuyeho cyangwa tunebye ariko mu byo gukina twemere ko ari umukinnyi wa mbere dufite muri equipe nationale ukina kabiri icya kabiri Ombolenga experience buriya afite abantu bakunze kubona umuntu buriya Lorenzo nini intambara abantu barwana bakiri igihe kinini kuri top level abantu babita basaza kuko bababonye ari abahanga bakiri bato nacyo buriya ni intambara ikobona mu kibuga igihe umuntu yagaragara ari umuhanga akiri nk'abaronari tukumana ngo barashaje yego wenda baba banakuze mu myaka y'ejo ariko ko umuntu wamubonye igihe kinini wowe tugira tanasi yo kumva ko nta kintu ni aferi zaba haruna niwe ukabyishyiramo tu uya ngo twara murambi uwo murambi utese wowe reba performance twibukiranye ko Ombolenga muri equipe nationale kuva umukinnyi witwa uyu Sheshangoga Michel yagenda tumaze hafi imyaka 6 twese twemera ko kabiri yoboye izindi mu Rwanda usibye se zimwe muri Kiyovu umuntu witwa Serubuga yigeze kumupusa bigaragara hari saza yigeze kumupusa ariko uyu n'umukinnyi ugiye agifite agasukari n'ibyatumye atandukana na AP subuswa reka ngotinge radio y'abagenzi bacu ko nari kumva afande Shari yohereza ubutumwa kuri mwe muri radio avuga ngo bibe clear ntabwo Ombolenga twamujije indiscipline cyangwa karumuswa ati ni cyemezo cy'i technique cya equipe ni cyemezo donc gishingiye ku buryo bw'imikino wenda buryo cy'ikina ariko nabwo navuga ko ni PR nziza kuri afande Shari ariko mu by'ukuri cyo Ombolenga yapfuye na AP ni ibintu bibiri iriya message ko ari kwanga kumwinjira isoko kuko negociation za polisi bamushingaga bavuga bati urabona indiscipline yawe n'ibiki byose ko ari kumuproteja kandi ibyo ariko cyatandukana nabishimira fane kuko byatumye umukinnyi icyo cyasha cyari kumujyaho kitajyaho kivaho ariko mu by'ukuri byo yapfuye birazo Ombolenga yapfuye na AP ibintu bibiri ntabwo ari ukuba adashoboye Ombolenga yapfuye na AP case ya Adir yo kutajya gushinja icya kabiri ni kesi igihe ari kapiteni wa AP abakinnyi b'abanyamahanga bakajya muri vacances iminsi 10 abakinnyi b'abanyarwanda bagahabwa vacances iminsi 3 gusa babwirwa ngo bahita basubira ikirongi mu myitozo bajya gukina amapinduzi cup banje kwitoza icyumweru ariko bakabwira abanyamahanga ngo mwatashye wanyu mwe tuzahurira muri Tanzania niyo Ombolenga nka kapiteni yabaje aravuga ngo ese naba professionnel kuturusha kuki mwumva mwaba vacances iminsi 10 kamukaba vacances iminsi 3 gusa ngo nikoze mu rugo bitashura mu myitozo cyane ariko Pavel watashye muri Brazzaville we amare iminsi 10 duhuriye muri Tanzania kubera iki mwabahereza ikiruhuko kiruti cyacu aho ni naho byahereye bamwaka igitambaro cya kapiteni bagiha niyo mugabo Claude ni naho mwabonye umutoza wa APR bamubyibuka ava muri mapinduzi Lorenzo avuga ngo sinzibera muri equipe mwanje kubona nkabona umuntu wamwatse igitambaro nabizi bagihaye undi ntabizi ntabwo mubyibuke iyo kuko ariko ntaho bihuriye no kuba Ombolenga ari umukinnyi w'umusa burya yamburwa igitambaro yarakoze burya nawe yavugiye abakinnyi kuri filime kutumvikana na burya kurwanya injustice no kuvugira uburenganzira bwe muri equipe mu Rwanda abakipe akunda kubyita indiscipline ni nka case ya Sefu muri Kiyovu ntabwo burya ari indiscipline ko umukinnyi yakubwira ngo ntabwo byumvikana ukuntu tubana ni nawe umuyobozi w'abagenzi be umuyobozi w'abagenzi wawe kapiteni ntabwo ari indiscipline reyo n'iyi match tugakuramo impamvu reyo abantu babonye abanyamakuru twese dupostinga bwa mbere ko yari
dukine minota mike turabihinduye dushya polisi yego iyo mpamvu tuyisobanure tuninjira kuri iminota 2 n'aberanye ni iki cyatumye nyine Rayon Sport idakina imari uko biteye rero twihuta kuko amakuru ni menshi. Rayon Sport niyo ya mbere bapropose ubundi izi match ziri gutegurwa na OGS na Minisiteri ya Sport. Yego none bamaze kumenya ko umukuru w'igihugu azaza gufungura stade Amahoro baravuze bati reka Rayon Sport na APR zongere zikine. Bamenyesha APR iravuga iti twebwe nta kibazo turi tayari. Babwiye Rayon Sport iravuga iti twebwe abakinnyi bacu bose nta n'umwe uri mu myitozo kuri ubu ngubu. Abakinnyi twakoresheje kuri match za APR twabazanye ari nk'ikiraka tubahaye kiyo match imwe. Atariko nimwe atubwira ibintu mu ijoro ryo kwa kane bucye kwa gatanu dufite match kwa mbere ntabwo twabahamagara kwa gatanu ngo kuri myitozo kwa gatandatu no ku cyumweru bakine ntabwo bishoboka ntabwo byakunda cyane ko ari bamwe bari batanahari no gutesha agaciro derby ntabwo bakina imikino y'inshuti mu kwezi mu minsi itageze no kuri 30. Ariko rero Lorenzo icyo kintu uvuze ni cya kindi bavuga ngo ni impamvu iri ku ruhande umva icyo rero yavugaga cyane Perezida yabajije kapitene atese kapitene ko badusaba ko dukina mwe muri tayari. Kevin yaravuga ati mpamagarira barishari mpamagarire Sefu ube warangije gusinyisha Ombolenga ureke tuyipya turi byiza. Kevin yaravuga ati yitugabize tuyikebe hakiri kare match ya APR ahora yishaka turayishaka. Ariko Perezida n'abantu bo muri Reyo ibyo batari kubwira nyine ubuyobozi bwa Ferwafa byari no gusa nabi muri leta bikumvikana nabi. Reyo yabaze iki kintu Reyo yaravuze ngo look turategura Rayon Sport Day ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8. Turateganya kumanura ikipe ikomeye cyane. Rayon Sport yashakaga ikipe imwe muri Tanzania basanga uwo munsi Simba izabifite Simba Day basanga Yanga izaburi mu pre-season muri Europe. Baravuga bati reka twandikira ikipe ya Raja Casablanca barayandikiye pe bandikira Enyimba muri Nigeria bandikira na Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo. Izo kipe eshatu ngo imwe niyo ishobora kuzaza nizo bari gusaba. Rayon Sport shaka ngo izakorera amafaranga yo gutegera mu makipe no kuyatunga. Ifite umufatanyabikorwa wemere ko uwo munsi azawitirirwa bikaba ari partnership na Rayon ariko nawe agafata en charge iyo kipe izaba yaje kwitegera kuza no gusubirayo ndetse no kwitunga iminsi 4 izamara mu Rwanda. Iyo uwo mufatanyabikorwa let's say dufata urugero ni nka Skol bakayita Rayon Skol Day. Yego urimo arabyumva Lorenzo ikaba Rayon Skol Day. cyangwa se wende yaba Rayon Gorilla Games Day cyangwa Rayon Tap and Go cyangwa Rayon Action College Day. Rero Rayon iravuga ngo baratagetinga byo kuzacuruza miliyoni 200 kuri Rayon Sport Day. Baravuga ati rero dukinnye derby batekerejemo ibintu bibiri. Icyambere abantu barabona Ombolenga mu mwenda wa Rayon babone Sefu mu mwenda wa Rayon babone Paplay mu mwenda wa Rayon babone abakinnyi turi gusinyisha abanyarwanda mu mwenda wa Rayon ntabwo bazaba gifite amatsiko menshi ibyo byakwicira umunsi. Icyambere nicyo banza. Icya kabiri baravuga batari ko yatangiye imyitozo mbere abatoza ko bahari ubigize kikatugarika twaba twishyize kuri pressure y'iki cyane ko nta n'amafaranga menshi twebwe turi gukura muri izi match. Reba ya miliyoni 20 bro baya miliyoni 20 ya match bakinnye na APR baya 20. This time rero ni ipusa baravuga ngo bari no kwihana 40 ariko rero iravuga ngo oya reka tubireke nta mpamvu twitegurire Rayon Sport Day yacu no kureba yabivuyemo ariko iyo rezo yuko nta bakinnyi bari mu myitozo nta bakinnyi ifite. Hanyuma uwo bita Niyonzima Olivier Sefu abantu benshi bazi ko yongera amasezerano y'umwaka umwe ariko andi makuru avuga ko ashobora ahubwo kuba yasinye imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Naduha umuceri neza kuri transfer ya iva kuri source mu yego transfer ya Sefu imeze gute transfer ya Sefu igihe kingana gute transfer ya Sefu Niyonzima Olivier Sefu negociation zatangiye agomba gusinya umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport. Sefu na Rayon hari ikintu bemeranya abari bahuriyeho ku mushahara we ari miliyoni ku kwezi. Ariko Rayon iravuga ngo nitugwa salary ya miliyoni ku kwezi icyo gihe turaguhereza recruitment ya miliyoni 5 hanyuma no kubiri urangire
sefu aravuga ngo oya miliyoni 5 ntabwo ari amafaranga nasinyira, ndi umukinnyi mukuru, ndi umusiniya. rero amwe ati sefu niba wumva recruitment ari nke, natwe twemera natwe twungukire mu gihe uri businye kirekire, yego twongere recruitment ariko nawe wongere imyaka wari gusinya. twari turi kuguha miliyoni 5, wari kudusaba miliyoni 8. yego reka twe tuguhereze miliyoni 14 ariko usinye imyaka 2. bivuga ngo aho kuguha 8 kuri sezi imwe, turaguhereza 7 kuri sezi imwe n'izindi 7 ku yindi sezo, zibe miliyoni 14 za recruitment signing on fee. yego leta imubwira ati ariko natwe kuko tuguhaye recruitment y'imyaka 2 miliyoni 14 imbumbe, va kuri salary ya miliyoni uze ku bihumbi 700. kwizigira karikire mentale nkubira miliyoni 7 gukubye 12 umunani kuzajya mwangahe miliyoni 8 miliyoni 7 gukuba 8 amezi 10 ibihumbi 700 Lorenzo gukuba donc ni miliyoni amezi 10 miliyoni 8 na 800 mwagiye mukoresha karikire. no Lorenzo okay kuri calculatrice yawe kubira mu myaka 2 none niba ari 8 ni miliyoni 13,800 ariko kwizigira nibyo kwizigira ntabwo zabishobora no Lorenzo nteranyirizaho za recruitment za miliyoni 14 ni miliyoni 33,800 miliyoni 30 mu myaka 2 miliyoni 30,800. reka tubareka ni nka miliyoni 30. bivuga ngo icyifuzo mwibuka cya mbere cya sefu cyari uko bamuha miliyoni 8 ku mwaka umwe akanahembwa miliyoni 12 z'imishahara mu mwaka. sizari kuba 20 ubwo mufasha kwa miliyoni 8 kongera imishahara miliyoni 12 byari kwa miliyoni 20 mu mwaka umwe. ariko reyo yanegosiye neza imukuramo diri ya miliyoni 30 mu gihe cy'imyaka 2. bafite inyungu ya miliyoni 10. icyo reyo yabaze ni iki? Majaliwa asigaje sezi imwe. baravuga ati umwaka utaha Majaliwa ushobora kutongera muri reyo akagenda, ese tuzadusigaranye kanamugere gusa aho mu gihe twasinyisha na sefu sezi imwe ntitwasizanga n'ubundi sezi itatu tugiye gushaka undi mukaseri kanamugere se ntafite mu mwaka umwe barakoze cyane. batavuga ati rero kugira ngo twizere ko umwaka utaha tutazagorwa no gushaka umukaseri, reka sefu ahita asinya 2. nuko sefu ahise asinya 2 kuri miliyoni 14 za recruitment n'umushahara w'ibihumbi 700 ku kwezi. icyo ni gisobanutse kirasobanutse. hanyuma Rukundo Abdulrahman Paple rigoga arahera kuri Paple uburyo rwose bayimuritse warabikunze cyane nta n'umuntu utarabikunze. ariyo creativity n'urwego rwa yaryoshye team ya media yabo unbelievable. fata urupapuro bandikaho contract bashyira amazina ye bashyira signature bamurambika imbere ku meza barandikaho urupapuro ubundi bafotora ahagaze imbere y'urupapuro. abahungu bari mu ngamba pe byari byiza cyane. Paple umukinnyi wakinaga mu ikipe y'Amagaju Football Club, umukinnyi watsinze ibitego 12 assist 9 assist 8 yagize uruhare mu bitego 20. wagize uruhare mu bitego byinshi muri shampiyona inyamara mu mediateur kubera ko mu bitego abamuri imbere bombi n'abataka 15 aneri 15 bama 15 kandi n'abataka ndetse na Jedeo na Bendeka rero n'abataka ufite 13 agakurikira ari mediateur afite 12 na assist 8 nta mukinnyi ufite statistique muri make mushatse mwavuga ngo umwanya Amagaju yasorejeho egari Paple. ufashe icyo Lorenzo yaravuze cyumvikana icyitwa goal contribution kugira uruhare mu gitego. nta mukinnyi wagize uruhare mu bitego 20 niwe wenyine. namba uma ntabwo ubwo ibitego yatsinze na ntabwo afite assist zabemereraga kugera muri 20. akwiye kubahanganye mu MVPs ibitego binagabanyije neza nabonye hari abantu babyitiranya. Paple yatsinze penalty enye, atsinda kufra direct 5, atsinda ibitego 3 muri open play. afite ubushobozi muri byose. Dufite ikibazo cy'abakinnyi batera kufra mu Rwanda uzakirebe cyane. uvuga ngo twari dufite Rutanga, twari dufite Muhajiri, aho n'abakinnyi muri shampiyona yo mu Rwanda wabaguzi ko afata kufra ukawize kuri gone. Iyo sport yari no mukeneye nyuma yo kubura Ruvumbu na Ruvumbu merci Paple rero uyu mwana w'umuhungu yaguzwe miliyoni 20 zagiye mu ikipe y'Amagaju, 7 zagiye kuri Paple nizo bamuhaye kuko aragifite umwaka w'ikipe y'Amagaju. bivuga ko yasinye umwaka
umwe muri Rayon kuko undi nyine wari uw'amagaju niyo Rayon yagurize mu magaju niyo mpamvu babaye 13 bava gusinya yaje kuri Kigali Universe azanye na perezida w'amagaju Paul perezida w'amagaju yarazanye n'abana be aramuga ati niba bamaze gusinya ngwino tujyane barazana mwana yari kurya akaguru k'inkoko ameze neza n'agafiriti kumukije kameze neza witwa Paplay ni umusore buryo ufite taye ntoya nicyo kintu cya mbere cyantumye abakinnyi tubara muri Jezi Lorenzo ubona ari igisore ariko nagize amahirwe yo kumwegera nk'uko negeranye nawe ni ikabutura ubona ari agasore gato ariko nyine namukoraga kuko izo babaze tepeti ibijotse utera wacuritse amakufa amaremiza biva he arambwira ati mugabo jewe ndakora imyitozo ukungana siwo mupira nkina wabona Paplay yo Sirino ubundi amazina ye Rukundo Abdurrahman yombi ni amazina ya sekuru y'abasekuru bombi Rukundo ni izina rya sekuru byara se Abdurrahman ni izina rya sekuru byara nyina murabyumva noneho iyo yajyaga kubasura murabizi ko mu mico y'Abanyafurika ntabwo tujya duhamagara ababyeyi bacu mu mazina yajyaga gusura kwa sekuru ubyara se ntabwo bari kubabagara ngo Rukundo kandi babizi ko na se sekuru ari Rukundo cyangwa se na sekuru ubwo ku bandi bana nyine bahurije kuri sekuru ntabwo ahamagara sogokuru wawe mu izina bahitagamo kumwita rero papa ubwo ni abavandimwe b'umubyeyi we base urimo urabyumva bamwitaga papa oya ni nibisanzwe buriya umwana bahaye izina rya sekuru abana bavuka kuri sekuru uwo mwana nyine wisanga bamwita ko ari se bari umubyeyi wawe none yajya kwa se nabwo yajya kwa sekuru byara nyina nabwo yitwa Abdurrahman izina rya sekuru byara nyina naho bakamwita papa noneho mu gukura yakuze akunda gukina ibintu bya PlayStation n'abana ba DJ mu mujyi akagira umushuti we rero yafashe ayo mazina yombi yafashe izina papa bajya bamwita kubera ko banga kuhamagara mu mazina ye arabanza arakata asigaranaho pa gusa yafashe papa arikatamo kabiri asigarana pa indi pa arayihorera iyo niyo pa ya mbere noneho play yafashe ijambo PlayStation akataho station ayikuraho asigana play gusa none ahita amwita Paplay naho byabare bashaka kumwita izina murekeraho birahagi yitwa Paplay nuko bavuga ngo papa PlayStation naho byavuye barabikata babigira bigufa byita Paplay good miliyoni 20 azajya amafaranga angana gute miliyoni 20 azajya ibihumbi 800 avuye ku bihumbi 300 yahembwaga n'amagaju ni nacyo cyatumye yemera gusa ko yaravuga ngo signing on fee ni match miliyoni 7 nizo ariko rero amubwira ngo wibuke ko wari ufite umwaka wari kumara mu magaju yembwa 300 tugiye kugushyira kuri wisa mu gihe cy'imyaka 2 n'undi amafaranga ni meza niyongera kuri aya 7 urabufite amafaranga meza kakire mantare wawe tuzimenya miliyoni 8 gukuba 12 500 gukuba mu myaka 2 ni miliyoni 19,200 19,200 kongeraho 7 200 ku mwana nkuriya ukiva i Burundi nayavunja mu marundi nibindi tukuba kane hari araronse afite nka miliyoni nk'ijana z'amarundi sinagenda rero agure karitsi Burundi akire atengama yambwiye ko magaju bahembwaga ibihumbi 300 iyo twatiri kuvuga ngo bakubye hafi inshuro 5 ubuteye imbere pe njyewe rero kababwire izi transfer z'ikipe ya Rayon Sport ikintu kimwe mu byo byasize burya kugira ngo usorome ibigusumba bigutokoze mu maso watuza ugasoroma ibitagusumba kugira ngo bitagutokoza mu maso ikipe ya Rayon Sport cyambere na mbere nkuko Lorenzo yageze kubikomozaho uyu mwaka nta pressure bafite ikipe ya Rayon Sport ntizasohoka ahubwo bagiye gutegura umwaka kugira ngo uzabafashe gusohoka mu mwaka utaha imikino icya kabiri